Ndagusuhuje aho uri hose, komeza ugubwe neza cyane. Ni Gisenyi komisiyoneri cyangwa se GC. Mnavugana n'uwitwa Gadi, umwe ukora muri iyi kampani yitwa Gisenyi komisiyoneri. Uyu munsi rero turi mu karere ka Rubavu mu mujyi rwagati, twazaniye inyubako imbere murabona ko ifite imiryango ine y'ubucuruzi kandi yishyura amafaranga atari make. Murabona ko ari amazu agikomeye ku buryo ushobora kuyavugurura neza bigakunda cyane, kuko mu mpande zayo harimo koloni ndetse hakaba hari indi side y'inyuma mu gikari, twakwita mu gikari ariko twebwe turahita ikibanza cyisanzuye, kuko ushobora kuhashyira inyubako nziza, ukahashyira nka etaje bigakunda cyane. Karibu tugende tubereka uburyo mu gikari hameze n'uburyo bahateguye kolone zose, uburyo ushobora gukomerezaho wubaka inyubako yawe. Abafundi rero n'abatekinisiye, abayenjenyeri nibo baba bazi uburyo hari inyuma bahateguye neza. Stay tuned, tugendane tubagira n'inama y'ibintu mugomba gushyira ahantu, tubabwira n'amafaranga. Aya mafaranga si make pe, ni bije ndende ariko ndabizi ko abashoramari muri benshi. Karibu. Yes, tugeze muri ya side y'inyuma. Iyi side murabona uburyo bayiteguye, dore bimwe twababwiraga, uburyo bafashe kolone basa n'abagiye gukora etaje, kandi koko ni etaje yari igiye kujya ahantu. N'icyangombwa cy'imyubakire kirahari, umuntu washaka gukomerezaho cyangwa akavugurura biremewe cyane. Izi nyubako ziracyakomeye kandi hano inyuma abantu bazibamo ku buryo ushobora kuba winjiza amafaranga. Hariya y'imbere ndetse n'aya ari muri iki gikari aracyameze neza cyane. Murabona bya bindi twababwiraga hano hejuru ukuntu abatekinisiye babiplaninze. Murabona koloni zose zimanuka ndetse n'izitambika zirimo. Ku muntu wafata hano hantu ashobora guhita akora etaje bigakunda cyane, kandi iyo etaje ushobora kuyigereka inshuro. Murabona hano bagerageje kugereka inshuro bagendeye ku musozi uko uteye, kuko harakomeye cyane. Ngwino mu bambere rero, iki kibanza gifite ubuso 1000 burenga. Ndavuga 1000 burenga. Muri make wowe ureba aha hantu, menya ko hano ushobora kuhashyira ibikorwa byagenewe kubakwa mu buso 1000 bwuzuye. Amafaranga turi kugurisha hano hantu ni $300,000 gusa. Habonekamo ibiganiro mu gihe waje wihuta cyangwa mu gihe waje mu bambere, hashobora kugaragaramo ibiganiro. Mwaduhamagara kuri 078 387 555. Mukomeze mugire ibihe byiza ndetse n'intangiriro z'umwaka nziza. Turabakunda cyane.